Hello guys, muri video nje kubabwira uburyo ki wafungura channel history yawe. Ngira ngo urabona kuri abasubscribers bakeya mfite hano kuri iyi channel, najya mumenyesha yuko nafunguye channel history kera cyane kuri video imwe gusa. Hanyuma naho rero muri iyi video nje kukwigisha uburyo ki wakora channel history ukayifungura mu gihe gito cyane. Abantu benshi babona abasubscribers igihumbi, amasaha ibihumbi 4, views nyinshi ndetse video zabo zikagenda zikagira ama views zikagera kure, ariko icyitwa channel history ugasanga ntacyo bafite ndetse bakakamonetize bakayibima kubera yuko channel history nayo bafite. Channel history rero nje kubahishurira amabanga agera muri 6 ndetse 7 kugira ngo usobanukirwe n'uburyo wafungura channel history kuri iyo channel yawe. Niba uri content creator, niba ushaka gufungura YouTube channel yawe, nabiberetse ukuntu wafungura YouTube channel kuri iyi video, bereka amasomo agiye atandukanye ukuntu wabyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga. Abo tubana kuri iyi channel yitwa Channel of Rwanda TV murabizi. Hanyuma rero muri video nje kubereka uburyo ki wafungura channel history kubasubscribers bakeya kuri video nkeya ufite, wikumva yuko gufungura channel history bisaba ko warakoze ibi video byinshi cyane. Oya, ahubwo gufungura channel history ni ubwenge nje kubahishurira bugera muri 6 ndetse bushobora no kurenga 6 bukaba ubwoko 10 cyangwa ubwenge 10. Hanyuma rero niba witeguye kwiga ukuntu wafungura channel history ukaba uri content creator wa nyawe ufite agaciro hano kuri YouTube ukabyaza umusaruro zino mbuga nkoranyambaga, kanda subscribe hano kuri Channel of Rwanda TV, urayikinga video kugira ngo dutere imbaraga zatuma dukora video nk'izi ngizi zikumenyesha amakuru nk'aya ngaya ku gihe. Hanyuma rero ndagira ngo mbere buryo ki wafungura channel history, ikintu cya mbere ugomba kwitaho muri video, ngira ngo muri video itambutse ukuntu wategura video ndetse mbereka n'ibintu video igomba kubigizwe nabyo kugira ngo video yawe YouTube iyihe recommendation. Hanyuma muri video ikintu ugomba kwitaho rero nawe umaze gutegura video yawe neza, uragenda ukajya kuya-uploadinga kuri YouTube uciye kuri Chrome, muri YouTube Studio Chrome. Abenshi niba mutabizi munyandike muri comment mumbwira ati nyereka ukuntu wakwa-uploadinga video step by step ukoresheje web browser, urugero ukoresheje Chrome, Safari, Firefox, nkabereka uburyo ki wakwa-uploadinga video hanyuma ikaza kugira views. Niba wa-uploadingira video hano kuri app ya YouTube, menya yuko hari ibintu byinshi wirengagiza kandi by'agaciro kandi YouTube igiha agaciro. Hanyuma rero ikintu ugomba kwitaho rero, niba uzi niba utabizi uranyandikira muri comment, ariko niba ubizi reka tujyanirane, ariko niba utanabizi umva zino nama ngiye kukubwira kugira ngo nawe ufungure channel history yawe ugire amateka ya channel yawe kandi kuri views nkeya ku basubscribers bakeya, kabone niyo baba abasubscribers bagera muri 50 bonyine. Dore ukuntu rero ubigenza. Icyambere ikintu ugomba kwitaho ni ukwita kuri title ihuye n'ibiri muri iyo video yawe, icyo ni icyambere. Hanyuma ikindi cya kabiri ni ugukora description. Abantu benshi ntabwo babyitaho, bahita ba-uploadinga vuba hanyuma bakwa-uploadinga video zabo ugasanga nta views zigira, nta subscribers zigira, recommendation ni nkeya, click through rate ni nkeya ndetse na SEO yayo ikagwingira ikagwa hasi. Ariko rero niba ukurikiye iyi channel ibyo byose nzagenda mbikwereka, ahubwo icyo utazi ni ukunyandikira muri comment ukambwira ati muri video zakurikiraho twereka ukuntu ibi ngibi wabigenza, nkabibereka. Nta by'amafaranga, ni ukubibereka ku buntu kuko abo tubana kuri channel yitwa Ikizamini TV narabasezeranyije yuko abo content creator bashaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, babwira yuko tuzahurira kuri channel yitwa Channel of Rwanda TV kugira ngo basobanukirwe n'amahirwe bafite mu biganza byabo, kabone niyo wabakoresha iyi telefone yitwa Airtel A Reason to Imagine. Hanyuma rero reka mwereka, uretse ugenda kuri description wandike ushaka gukoresha Ikinyarwanda, Icyongereza, ariko niba ushoboye wanakoresha indimi ebyiri ukabitranslating. Hanyuma niba utabizi wakoresha ChatGPT ndetse ukoresha izindi AI zibasha kuba za translatinga ururimi rwawe. Hanyuma rero niba ari nka video wenda muri muze gukanda kuri description y'iyi video murebe ukuntu description ibiteguye, ubyibuze ugerageza gusobanura ibyo bintu video yawe igiye kwibanda, ukavuga ati muri iyi video turaza kureba ibi ngibi, hanyuma iyi video iraza kurangira ibi wamaze kubisobanukirwa ibi ngibi ukabibabwira byose. Hanyuma ugahita ushyiramo icyitwa click through rate, ubwo ni ugushishikariza abantu gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Hanyuma ugahita ushyiramo icyitwa hashtag. Imaze gushyiramo cyitwa hashtag nyangwe ni kakandi gatangiza urwego. Hashtag byibuze ugomba gukoresha hashtag 5 cyangwa zitarenze 7.
eshanu cyangwa zitarenze zirindwi, hanyuma eshatu zibanza ugomba kubanzamo hashtag ya video ya channel yawe, hashtag nyine iri mu izina rya channel yawe, ndetse ugakurikizaho hashtag igendeye muri niche ukoreramo, niba ari comedy, niba ari education, niba ari travel, niba ari amakuru, ukahita ubivuga. Hanyuma izindi hashtag zikaba ari zituma video yawe ibasha kugaragara muri SEO cyangwa search optimize engine, kugira ngo video yawe ize kuba yagera ku bantu benshi. Wishaka gukoresha ibi hashtag bigera nko muri 20-30, oya, koresha hashtag byibuze eshanu zihoraho kuri video yawe, ariko zazindi eshatu harimo hashtag ya channel yawe, akaba hashtag ya niche ukoreramo, ndetse na hashtag y'abafana bawe aho baherereye, hanyuma ugahita uploadinga video. Hanyuma iyo urangije gukora ibyo ngibyo, umaze gukora description usobanuye, ugashyira cyitwa click through rate, ushishikaza gukanda subscribe, like, share na comment, ugakora cyitwa hashtag. Hari ikindi abantu birengagiza batazi, aricyo kintu gituma channel history yawe iba yafunguka mu munsi umwe cyangwa ibiri, channel history yawe ikaba yafungutse. Icyo kintu rero ni ikintu cyitwa time stamp. Time stamp ugerageza bati ku masegonda 0.01 ndavuga ibi ngibi, hanyuma ku isegonda ku munota wa mbere n'amasegonda 15 urasanga hibi uko nguko. Igihe ukoresha icyitwa time stamp, ibyo bintu bibashwa byatuma video yawe ijya viral. Icyo ni cyambere, ndetse YouTube igita ibona yuko uri umuntu uri professional, igita icyitwa channel history igita ifunguka. Ngibi ndabikubwira yuko kuri abasabwe bazi uri kubona kuri iyi channel bantu bakeya uri murabona, ndajya mubwira yuko channel history yamaze gufunguka kera cyane, kandi kuri video imwe nakoze ya mbere kagira views 1,100. Video imwe yonyine nakizeho bwa mbere kuri iyi channel yagize 1,100. Uze kugenda urebe niba byamundi gukubeshya, nago ari editor, ahubwo ngewe nje kukwereka uburyo ki ibyo bintu bikorwa n'ukuntu wabyaza amahirwe yawe umusaruro ukoresheje telefone yawe cyangwa ikindi gikoresho, yaba machine, yaba telefone cyangwa ibindi bintu byatuma uba content creator wa nyawo kandi uri professional. Abantu bafite inzozi zo gukoresha aya mahirwe, ariko ugasanga ntabwo bazi ukuntu bikorwa. Niba wageze hano na hanyawo rero, kanda subscribe ufungure inzogera. Hanyuma ikindi kintu ni cyitwa tags. Ni amagambo wandika. Izo tags ikintu zifasha, niba uhagize umuntu wandika ku YouTube agiye nko gusacinga, akandikamo ijambo riri muri tag, mu mwanya wa tag wanditse nza ukuntu bikorwa step by step, wihangane. Hanyuma izo tags, niba ndimo ndavuga ibintu bijyanye nk'aya makuru yo kuri YouTube, umuntu wandikamo ijambo ritoya rimwe ryonyine riri muri tag, hanyuma video yanjye igahita yitambika imbere yasacinze, agahita abona channel yanjye. Ubwo urumva rero biba ari byiza cyane guhita tag yatuma channel yawe igera kure mu gihe barimo barasacinga ayo magambo. Kandi no muri description ugerageza kuvuga byibuze keyword nyine zikubiye mu bintu urimo uravugaho muri iyo video. Hanyuma iyo urangije, ikintu ukurikizaho no gutegura kategori iyo video yawe iherereye. Munyamurumva yuko wenda nk'iyi video yanjye urumva ndi kubigisha, ubwo ngenda bishyira muri education. Niba ari muri comedy, niba wowe ukora comedy urabishyira muri kategori muri YouTube studio yitwa comedy. Niba ari amakuru yashyira muri news and politics. Niba ari travel, uri mugenda ugenda nyine wagiye gusura ahantu nko muri tour runaka, urashyiraho muri travel. Niba ari technology, uravuga ko ari technology. Niba ari uvuga ku nyamaswa, ubwo ni ku nyamaswa. Niba ari film and animation, ubwo ni kuri film and animation. Ikintu na kategori yacyo. Nyamurumva yuko ngende kubigisha, ubu kategori ni education. Hanyuma rero, niba wenda wumva yuko gutegura kategori ya channel yawe kugora, uze kunyandikira kuri WhatsApp 072918 mugira inama y'ukuntu ibyo bintu wabigenza nawe ukaba content creator wa nyawe, hanyuma nkakwereka amahirwe ari mu biganza byawe. Nge ni Kaste Mutabazi rero, ibyo nibyo nje kubabwira kuri iyi video. Nzakomeza kugenda mbabwira ibindi bintu bigiye bitandukanye, ariko ikintu cyanyuma cy'umwihariko, uyo maze gukora ibyo byose amaze kwa uploadinga, ugomba gutegura icyitwa schedule. Nawe wikwa uploadinga video ngiti ijya kuri YouTube ako kanya, oya, gerageza byibuze YouTube video yawe uyiregere, uvuga ati niba nyikizeho uyu munsi mu gitondo, reka ize kujyaho nimugoroba
kuri izi saha n'uyu munota. Hanyuma iyo saha n'uwo munota video zose uzakora ujye ugerageza zize kuba zaba kuri uwo munota. Urugero niba kuwa mbere niba ngiye buri gihe na uploadinga wenda saa 11 z'umugoroba, gerageza nyine zibe saa 11 z'umugoroba zuzuye zihoraho buri gihe. Niba na uploadinga gatatu mu cyumweru bihoreho, aho kugabanuka ahubwo nongere bigume bibe saa 11 ariko biri ku munsi wenda ni saa 11 za mu gitondo na saa 11 za nimugoroba, bigume bibi ibyo ngibyo bidahinduka. Igihe ukoze ibyo ngibyo nk'icyumweru kimwe bidahinduka, YouTube itibona yuko uri professional, hanyuma igahita ifungura channel history yawe mu gihe gito cyane. Hanyuma rero ikindi kintu cya nyuma aricyo ngiye kubahishurira ni ugusubiza comment z'abakwandikiye. Urugero niba yashyize agatima, gerageza nawe umusubize. Nayo yakubajije ikibazo, yageze umusubirize muri comment. Mara kumusubiza muri comment, YouTube ibona yuko ufite communication n'abafana bawe, hanyuma video yagati yiha recommendation ndetse igahita igufungura n'ikitwa channel history, kubera yuko yamaze gusobanukirwa n'ibintu ukora kuri iyo channel yawe. Hanyuma rero gerageza usubirize muri application yitwa YouTube Studio, wisubiriza kuri YouTube yingiyi dukoreraho. Oya, subiriza kuri hari application yitwa YouTube Studio, uragenda ukayidownloadinga muri Play Store, warangiza ukayishyira muri telefone yawe. Hanyuma iyo uyishyizemo uragenda ugitukanda ahantu handitse community, hanyuma ukanza na community, ugenda usubiza abakwandikiye, abagututse, abakubwiye nabi, bose ukagerageza ukagira reaction kuri comment bagize. Hanyuma YouTube ibonye uko ngugegeze ikavuga yuko uyu muntu afite ubufatanye n'abamureba. Gerageza rero ibyo bintu, nihashira iminsi 3 channel yawe history idafungutse, ntuzagaruke kureba kuri iyi channel, kuko ibyo bintu nge mubwira ni ibyanyabyo, ndabizi cyane, nabikoresheje hano hagiye hatandukanye. Abo tubana kuri channel yitwa Ikizamini TV murabizi. Hanyuma kuri iyi channel naho ndakubwiye yuko channel history yarafungutse, agafoto ndagerageza ngashyire hano ukabone. Hanyuma njyewe ni Celestin Mutabazi. Niba iyi video hari ikintu igufashije cyangwa ikwigishije, kuko muri iyi video nubwo nkoresheje iminota mike mwigishije ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kanda subscribe, ufungure inzogera byonyine, nurangiza ukande like, usharinga video abantu bafite ibitekerezo nk'ibyawe, kandi usige comment y'ikintu twazakoraho ubutaha. Ngira nkuko nabibabwiraga, njyewe na comment isiga nasubije kubera yuko nzagaciro ka channel history. Ndabakunda cyane, igihe ni Celestin Mutabazi Arindoci, reka dukomeze kubana no kuri channel yitwa Ikizamini TV, turebe amahirwe areba abantu bagiye atandukanye kwa applyinga green card, arima application scholarship, inama ku banyeshuri n'ibindi byose byatuma ugera ku nzozi zawe ariko mu buryo bwo kwiga. Rero nimuze twige no kuri channel yitwa Ikizamini, kuri channel yitwa Channel of Rwanda TV, kugira ngo dusantirwe n'amahirwe ufite mu biganza byawe. Ukoreshe telefone kabone yaba ari Airtel, Horizon to Imagine, hanyuma ukabibyaza umusaruro. Reka tuze gukora mu kanya tureba amahirwe ari mu biganza byawe, tureba izindi video nk'izi ngizi zikwigisha ibintu by'agaciro kandi byiza nk'ahangaha. Rero niyo wahageze nahanyaho, reka tuze gukora mu kanya tureba video za gukurikira iyi ngiyi, kuko yoyo iraza ari agahebuzo kurusha iyi ngiyi, ariko na video iruta iyindi bitewe n'abakurikira iyi video. Ndabakunda cyane, bye bye, reka tuze gukora mu kanya.